Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara n'umujyi wa Kigali ryerekana ko imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu yahitanye abantu batatu mu mirenge ya Gikondo na Kanombe mu karere ka Kicukiro n'umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Iyi mvura kandi yangije byinshi birimo amazu, amashuri n'imihanda. Mu karere ka Nyarugenge honyine hasenyutse amazu agera kuri 703 mu mirenge ya Nyarugenge, Nyakabanda, Nyamirambo, Rwezamenyo, Kigali, Kanyinya, Kimisagara na Gitega. Hasenyutse kandi n'ibyumba 10 by'amashuri ya Kabusunzu n'ibindi. Bamwe mu baturage basizwe iheru n'iyi mvura bavuga ko nta kindi bashingiyeho, bityo bagasaba ubufasha inzego bireba ngo kuko bari gushakisha ibisenge by'amazu yabo hirya no hino. Nitujya muri deta urabona ko amazu yose yagiye hanze, yaba yarayo ku muhanda, ayo mu gikari, inzu nini, amakashi power, urabona imiriro yaragiye, kashi power 3 zose zavuyeho. Urebye nyine birakomeye cyane, nibihe bikomeye cyane, turi mu bihe bikomeye. Urebye n'ubushobozi bw'Imana, urebye nibwo turi gukoresha. By'umwihariko icyo twasaba leta na ministeri y'ibiza nuko yareba ukuntu yafasha aba baturage muri rusange, usibye natwe kubera ikibazo dufite, usibye natwe ariko n'abaturage bose muri rusange. Seruta akarere ka Nyarugenge twese turababaye kuko nimba wagiye uca ahantu henshi hatandukanye warabona amazu yose ari hasi. No uraba udafite igisenge ukajya kukireba kwa mugenzi wawe bitewe nuko niho cyagurukiye. Ku bantu badafite ubushobozi urabona nko gusakara ni ikibazo, urebye imbaho zabaye ikibazo. Uretse amazu yo guturwamo yangiritse, hari n'abakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi mu makaritsiye. Abo nabo ngo barahangayitse nyuma yuko ibyo bakoraga bitikijwe n'iyi mvura. Bavuga ko bahanze amaso leta ngo bafashwe kongera gukora. Ugeranije ibintu byagiye nka miliyoni 3 zatakaye kuko harimo agaciro k'inka miliyoni 4, ariko ibyarokotse ni bikeya. Ndimo kugenda nanikiriza, ibindi byo byarangije gupfa, cyane cyane nk'imiceri. Harimo imifuka nk'umunani y'imiceri yose byangiritse, harimo ibiro 120 by'ifu y'ubugari byose byangiritse, n'ibindi byose byangiritse cyane kabisa. Icyo nasaba nuko ari bishoboka badufasha kuko akenshi twe turimo n'amakerede y'amabanke, ubwo ni ngombwa ko byo bagomba kuba bafata ku ngwate twagiye dutanga hirya kutwo twari dufite, nyine bagomba kuba bazigurisha. Icyo twasaba rero ubufasha nuko ari bishoboka badufasha, bakadufasha kugira ngo twongere twiyubake, turebe ko twakongera kugaruka mu kazi kuko dusigaye nta kazi dufite. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukomeje gukangurira abatuye aho buvuga ko ari mu manegeka kwimuka kugira ngo barengere ubuzima bwabo. Ariko bamwe mu baturage nabo bavuga ko imwe mu mpamvu yo gusenyuka kw'aya mazu ishingiye ku kuba batemerewe kuyasana nyuma yo gushyirirwaho ikimenyetso cyerekana inzu itemewe muri uyu mujyi wa Kigali, ntibashyirirweho igihe ntarengwa cyo kuba bazivuyemo zikaba zibasenyukiraho bazireba. Ibyo bavuga ko byanashyize ubuzima bwabo mu kaga. Gusa abavuga ibi ntibemera kugaragazwa ku mpamvu zabo bwite, kuko niba amazi atarasenywa kandi umuntu adahinduye pura y'inzu bakamureka, nibura agashyiraho ibiti bizima n'amabati mazima, kuko amazu menshi amabati yaratobotse ku buryo za parafo zaboze. Tekereza kubona warashyizeho parafo noneho warasize n'irangi, kubera amabati yapfumutse ntushobora kuyahindura, kubera ibiti byaboze ntushobora kubisakariraho ngo buhinduye igisenge. Ubwo rero urumva ko ari ibintu bituma umuyaguza ukaba wabifata ukabigurutsa mu buryo bworoheje, kuko igihe kiriya kimenyetso cy'umutuku bagishizeho inzu nta valeur ibifite. Nawe ubwawe nkubwiye ngo 200,000 ntiwabima, na banki ntiyabima. Urumva rero ko nta gaciro ifite, nta gaciro na kamwe ifite. Kira kintu rero gitesheje valeur inzu yose, kitubujije uburenganzira bwose, kandi ntituzi igihe kizarangirira. Ntibanatubwiye ati nibura tugishizeho, ariko mu myaka 2-3 se mu meza ngahe kizaba cyavuvuyeho. None se ubwo urumva niba kira kintu kiri ku nzu ukaba udashobora kuba wagenda kuguza amafaranga muri banki n'ibihumbi 200 nakubwiye ko nta wabima. Umujyi wa Kigali uvuga ko ku bufatanye na ministeri ifite mu nshingano gukumira ibiza midimari bagiye gushaka uko abagezweho n'ingaruka zikomeye z'ibi biza bashakirwa ubufasha bw'ibanze mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'abatuye aha umujyi ubarura ko ari mu manegeka. Ngo hatangijwe gahunda yo kubaka imidugudu y'icyitegererezo ahazimurirwa bamwe mu baturage batishoboye batuye muri ayo manegeka. Ariko kandi bamwe bavuga ko igisa n'ihurizo rikomeye nanone ngo ari ubushobozi bwo guha ingurane abashyiriweho bose ikimenyetso cy'uko batuye mu manegeka. Fulgence Kizwera, Royal TV.